nibazanye se Kagame ubugome bwe buzarangira ryari, azuna muri icumu ryari. Noneho nanibaza umuryango we, abuzukuru, abana be, umugore akeka ko we igihe azaba atakiri kuri iyi si yibwira ko azaba basize ahantu heza, kuko ntabwo Kagame azaba perezida ubuziraherezo. Ejo bundi Kagame nawe bizaba byarangiye rwose. Nizere ko niba Kagame yumva, niba hari uwe mu muryango uzumva kino kiganiro, sinzi niba hari igaruriro, nkeka ko ubu byarangiye. Sinzi niba hari icyo yakora ngo wenda kuko ntabwo yazura abo yishe, ariko nanone kuba yagira gutya akareka gukomeza kumena amaraso y'inzirakarengane zindi, ndumva nabyo byafashaho gatoya kubo azasiga cyane cyane, kuko we sinzi niba nta garuriro kwa. Nongeye kubasuhuza. Iyi munsi tariki 26 ukwezi kwa 8 2026. Inkuru rero ikomeje kuvugwa n'abanyarwanda benshi ni urupfu rwa Tom Byabagamba. Mwayumvise Tom Byabagamba yishwe, yicwa na Kagame. Singiye kunyura ku ruhande kandi ntabwo ngiye gutinda kuri byinshi mwumvise hirya no hino kuri YouTube. Ngewe niwumva iki kiganiro wibande kuri ibintu bikurikira bibiri: ubugome bwa Kagame. Ese Kagame azasiga abana be n'umuryango he? Kuko niyo waba wanga Tom Byabagamba, hari icyo mupfa cyangwa hari icyo mwapfuye, ntushobora gukuraho akamaro yarafitiye cyangwa se akazi yakoreye Perezida Paul Kagame. Tom Byabagamba ni umuntu warinze Kagame, bivuga shobora no kuvuga ngo yamumeseye masogisi, amumesera makariso, amumesera amasengeri, bivuga ngo aramuzi, azi ko Kagame anuka, azi ko Kagame ateye byose. Ariko kumva ngo aramufunze, kumufunga ntibihagije, akamukura kuri iyi si akamwica, ni ibintu n'ubwonko bw'umuntu gutekereza biruhije kumva no kwakira. Kuko Tom Byabagamba nk'uko bivugwa ni umuntu abana ba Kagame barimo baraba Cyomoro bafataga nk'abari onkle wabo. Ni umuntu wabareze muri make. Wibaze nawe niba nkatwe tutazi Tom Byabagamba uretse kumwumva, noneho twakumva urupfu rwe ukumva ni ibintu bitinjira mu bwonko neza. Noneho rero wibaze abana ba Kagame barimo nka Cyomoro nawe yareze. Ariko watekereza umugore wa Tom Byabagamba pakaje kandi ari mutoya, nibwo uhita wibaza ubugome bwa Kagame. Kuko Tom Byabagamba siwe wa mbere yishe. Utekereje abo ba Karegeya, ugatekereza abo ba Mpende, ba Alexia Mpende, ba Rusagara, abo ni abantu yasangiye nabo ku isahane. Kongeraho ba Kizito, kongeraho ba Aimable uyu aherutse kwica Karasira. Ubwo wibaza ukavuga uti wa mugane Tom Byabagamba wabajije ati se muzona muri icumu ryari
none rya cumu Kagame aho kuryunamura nyine arari muricishije. Mwibaze nawe ibintu wa mugani bibabaje ariko bidatunguranye nk'uko benshi namwe mwayoze. Hano rero nibwo hita utekereza cyangwa ujyana kuri cya kintu cya kabiri navuze. Kagame yumva azasiga he abana be n'umuryango we? Azabasiga he? Kuko yababaje benshi, akomeje kubabaza benshi. None wambwira ngo Kagame ashobora kwicara akumva ko nava kuri iyi si abana be bazajya banyura ahantu bakabakomera amashyi cyangwa se bakabasekera, cyangwa bazajya banyura ahantu batera amabuye babavugiriza induru? Kagame ibi akora byose yica abantu. Yagombye gutekereza kuri abo bana be n'umuryango we n'abuzukuru dahera afite ubu ngubu, kuko Kagame imyaka afite ejo n'ejo bundi dushobora kumva ngo yafunze amakofe wakagenda warakuze. Ariko icyo adatekereza n'abana be, abuzukuru be n'umuryango we. Ashobora kwibeshya ngo bazagenda babe mu Burayi, ariko aho bazaba mu Burayi ntago azajya, kereka nabajyana nabo ikuzimu mu muriro utazima. Naho ubundi Kagame reka mwibwirire ko ibi akomeje gukora bitazarangira neza. Wenda kuri we zarangira neza, ariko sinzi ko umuryango we, abuzukuru be, abana be bizarangira neza. Ariko ibitekereje bamugani Kagame hariya bamwise rwahujindiri rurya abantu cyangwa se rurya ntiruhabe. Kwitekereje abantu amaze kwica, uhereye kuri ba Sendashongo ukajya kuri abo bakarege, aho ukajya kuri noneho ushatse wakongeraho barwiye, mukongeraho basirikare. None ubu ngubu watekereza ko ashobora kwica Madame Victoire Ingabire? Kuko niba yishe Tom Byabagamba, kwica Madame Victoire Ingabire ndakeka ko Kagame azabikora. Ariko reka tumubwire ko naramuka abikoze ntabwo azabeshya ngo yishwe n'iki napfa Ingabire. N'ubu ngubu kuba ari muri gereza aramutse Ingabire apfuye, ni Kagame waba umwishe. Ibyo Kagame rwose yicare abizi ko Madame Victoire Ingabire we arashinganye, aramutse amukozeho ibyo biramureba. Kandi rero ubugome bwa Kagame, iyo urebye ibintu akorera abantu, nibwo uhita uvuga uti ntabwo abuzukuru be bazabaho mu mahoro. Watekereza ubukene akomeje guteza abanyarwanda, watekereza ibyo akora muri Congo, aho abantu barenga hafi miliyoni 10 na zingahe bamaze kwicwa b'abakongomani bazira kamama. Kavuga uti Mana yanjye, Kagame sinzi niba ahari atekereza aya mabi, ubu bugome akomeje gukora abantu. Tugarutse kuri Tom Byabagamba rero, Tom Byabagamba nyine aramuhitanye. Benshi bakavuga ko kuba yaramwishe ataramwishe ejo nk'uko abantu bamwe wenda babikeka. Hagataho ngaho ugiye ku binyamakuru bya Kagame nk'igihe.com izi gazeti ye, ahantu ushobora kubona banditse ibya Tom Byabagamba. Ariko ashobora kwibeshya yibwira ko nyine bamwisha agapfa nk'ikimonyo. Ariko urebye abantu ko bari kubivugaho, ko bari kuvuga Kagame, sinkeka ko ibi bintu bizahira Kagame. N'imivumo byonyine akuramo sinzi ko azayikira. Numvaga nagira icyo mvuga kuri urwo rupfu rwa Tom Byabagamba.
cyane cyane ariko nshimangira kuri ibyo bintu navuze, nibaza ese Kagame ubu bugome bwe buzarangira ryari, azuna muri icumu ryari. Noneho nanibaza umuryango we, abuzukuru, abana be, umugore akeka ko we igihe azaba atakiri kuri iyi si yibwira ko azaba basize ahantu heza, kuko ntabwo Kagame azaba perezida ubuziraherezo. Ejo bundi Kagame nawe bizaba byarangiye rwose. Nizere ko niba Kagame yumva, niba hari uwe mu muryango uzumva kino kiganiro, sinzi niba hari igaruriro, nkeka ko ubu byarangiye. Sinzi niba hari icyo yakora ngo wenda kuko ntabwo yazura abo yishe, ariko nanone kuba yagira gutya akareka gukomeza kumena amaraso y'inzirakarengane zindi, ndumva nabyo byafashaho gatoya kuba azasiga cyane cyane, kuko we sinzi niba nta garuriro kwa. Reka rero nsoreze hano, mbifuriza umunsi mwiza, ijoro ryiza, igitondo cyiza, ubwo naho ubutaha mu kindi kiganiro.